amahoro nyayo yo mu mutima amwatumuryama udashiragurika ukaronka amahoro utwuriye twose tukakugera ku nzoga amahoro nyayo yo mu mutima amwatumugenda udakebaguza ukateganishema uwo uguye wese ukavuga amahoro isi ya none ikeneye ayo mahoro
kugenda turaza kumva buri jwi ukwaryo. Baza banze sora kurikireho akompanyoma sintetizeri batiri buri wese twumva ubuhanga bwe kuko twabakunze cyane, sibyo? Ubyitegure ubutaha turagenda twumva inota kugira ngo twumve uburyohe bw'injyana mufite. Murakoze cyane. Ndagira ngo kano kanya twihuse muzamure ijwi twakire Vincent de Paul.
gukorwa kugira ngo akomeze ajye imbere kandi akomeze gufasha mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Bestina rero dufite umuvandimwe Bernard, nagira ngo nawe tumutumire hanyuma ze dufatanye tugire icyo twita ejipe cyane cyane kijyanye n'inkunga akeneye kugira ngo akomeze ajye imbere. ariko kugira ngo umenye ko ndimo kuganira n'abantu bahari, nagira ngo ntumire abagabo bonyine baze hari tuvuge yewe twerekane ko duhari, kuko bajya batubeshyira ngo twebwe ngo abagabo ngo tubyina hayi ikigage gusa, kandi nyamara na Yesu turamutarana. Abagabo bari hano bigira imbere maze imbere muno tubu Yesu wanjye hari bimwe tugomba kubanza kwibukiranya. Arabateguye iki gitaramo cyiza cyane, vuga Yesu urakira, mubanze mubashimire, mubaha amashyi menshi n'impundu. Hanyuma rero iyo umuntu agiye gutera inkunga agomba kwibuka. Buriya dusomye neza muri mwene Sirake umutwe wa 4:31 baratubwira ngo ikiganza cyawe ntukakibumbura nuko ugiye guhabwa, maze nujya gutanga ukibumba. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Umutikiriza ikiganza cyawe ntukakibumbura nuko ugiye guhabwa, maze ngo nujya gutanga ukibumbe. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Ubwo nimwihamaki rwose. Usanga rero igihe dutekereza gutera inkunga ibindi bikorwa bitandukanye, ubu hari amakipe atandukanye kumva ngo fan club ngo ya Chelsea ngo ya Arsenal, usanga bateranya amafaranga ngo baragura abakinnyi, ariko tukibagirwa gutera inkunga ibitaramo nk'ibi, abahanzi nk'abo bavuga muzika nyobokamana. Muri Kiliziya Gatolika murabona tutishima, murabona tudafite abahanzi benshi beza, kuki tutabashyigikira? Mwongere muhurize amashyi tubashimire. Iki gikorwa tugiye kugikora muri ubu buryo butatu. Uburyo bwa mbere, turaha mikoro buri muntu ufite icyo ashaka gutera inkunga uko umuntu yifite. Burya nta nkunga iba ntoya, ngo Murundi yigeze gutanga miliyoni
amafaranga miliyoni arayata, noneho mu gihe arimo gushakashaka ageze mu nzira atora ifaranga rimwe ati biriko biraza. Urumva hariya se miliyoni ntabwo ari icyuzuzo, urumva ko byagiye bigabanuka. Ubwo rero ntagire uwisuzugura, bose gushyigikira no gutera inkunga ni ibyacu. Buri muntu arafata mikoro avuge inkunga atanze uko ingana ari kashi. Uburyo bwa kabiri ni ugukoresha momo, turakoresha telefone dushyire kuri momo ya Egide wateguye iki gitaramo. Dukoreshe iyi nimero 0788244041 yanditse kuri witwa Egide Nduwayezu. Mwitegura gukanda akanyenyeri mu ikoranabuhanga, nanjye uvuga mu ikoranabuhanga, mu ikoranabuhanga ubu bisigaye byaroroshye. N'abadukurikiranye ku mbuga nkoranyambaga aho bari mu gihugu hose bashobora gukanda akanyenyeri bakohereza kuri iyo nimero. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Bwa mbere ni gufata mikoro ku bari hano muri sale ukagira icyo mwemera kigatangwa. Uburyo bwa kabiri ni gukoresha iyi momo maze kubabwira. Uburyo bwa gatatu, uwaba yumva yatunguwe yari ugutungurwa akaba atarazi ko iki gikorwa kirimo, dushobora kumuha agapapuro nk'aka akuzuzaho amazina ye na telefone n'inkunga atanze n'igihe azayitangira, ariko byose bikagenda neza. Icyo gikorwa kiratunaniye, ntabwo cyoroshye, murakoze kubyemera. Ubwo rero Musi n'abandi twari kumwe hano baradufasha, bazengurutse mikoro, hanyuma tutangire dutere inkunga. Rwose ntiwitinye. Murakoze kubyemera. Musi umwumbati atera iki? Bati ni ingeri y'igiti. Ingeri y'igiti se gifite santimetero zingana? Ati santimetero 20. Ukabigenza ute? Ukajomba mu gitaka. Nyuma y'umwaka umuntu amanukana isuka, umuntu akamanukana igitego, ukamanukana umufuka, warangiza kuvuga ngo iyo umuntu akura imyumbati ahera hirya, aho hirya se hari washyizemo kugira ngo utaza kuyitema. Umuntu rero agakura imyumbati agategesa igiti, yazamuraho imyumbati 10, batekuraho umwumbati umwe ushimira Imana, amaso y'umutwe akaza, maze urabona ntayabayemo. Wagira ngo habe mingane. Uragira ngo habe mingane. Shimira Imana, ibikorwa byacu dukora nibyo bizaduherekeza. Kwitagatifuza biri ukwishi. Niba abahanzi bacu bogeze inkuru nziza, ijambo ry'Imana rikamamara, nawe ukabashyigikira, ubwo nawe urimo kwizigamira mu bwami bw'ijuru. Wowe ntushoboye wenda gucuranga, ntushoboye wenda kuririmba, ariko shyigikira igikorwa nk'iki ngiki. Abonetse indi mikoro kugira ngo igikorwa aricyo kigende neza. Saturanye nemeye gutera inkunga y'ibihumbi 10. Urakoze cyane, mujye mumushimire. Amashimwe muyagirire ubugugu. Muvandimwe hano aho inyuma nawe ushaka mikoro, bagiye bivuga n'amazina byarushaho kuba byiza. Urakoze cyane Viateri. Yego. Iteka ryose. Nanjye gutera inkunga iki gitaramo nemeye inkunga 20. Urakoze cyane. Wifuza amazina? Yitwa Providence Ndabashyigimana. Yitwa Providence, nawe yemeye gutanga inkunga y'ibihumbi 20. Yego. Abandi bakeneye mikoro. Yego, mushabuke kugira ngo twunguke iyi minota n'ibyo birushaho kugenda neza. Nizere ko iyo mikoro ivuga neza. Yego, hera imbere yawe kwegereye.
kugenda atubwira ko birimo kugenda neza. Ati rwose mu gushyigikira iki gitaramo nanjye nemeye inkunga y'ibihumbi 100 umwitwa Radisirasi waturutse muri paruwasi ya Nyaminyenga. Ni ahantu rwose ni mu karere ka Nyanza ariko yemeye ati ndahagera. N'abandi rwose mutinyuke. Ubu nuko abantu bitagatifuza bagakoresha abandi batazi ku bintu birimo kugenda bakazasigara basiganuza. Yego mikoro hariya ruguru. Yego genda ubahereza nta kibazo hariya. Kuri telefone 07 umeze nk'aho mikoro. Ababizi n'inshuti yanjye ntacyo twabura hano icyo yagurana akanya nk'aka ngaka ngiye kumutera inkunga y'ibihumbi 20. Murakoze cyane. Amashyaka ntiyagira ubugugu rwose muragira ubugugu amashyaka. Murakoze cyane kandi naza kuba amasabaro amashyaka hano nabo bagira icyo batubwira. Iteka ryose. Yego. Shyiraho umubare w'ibigwa n'amazeru wambaye. Nk'abiri ntacyo. Hari n'abandi bashaka uburyo bwo gukoresha agaseke. karagenda gatambagira ishyira kuko yifite ariko ntabwo bibuza abakomeza gufata ijambo kugira ngo bakomeze batubwire. Iteka ryose. Iteka ryose. Nitwa Werarse Nsabimana. Ejide ntabwo nzi ukuntu namuvuga uburyo no kumutera inkunga sinzi, ntabwo bihagije ariko njye n'umuryango wanjye turashyigikira kino gitaramo n'inkunga y'ibihumbi 15. Murakoze cyane. Mwongere mubashimire abantu bose barimo gutera inkunga bashyira kuzura batayigiyemo. Nanjye ibyo ari byose ntabwo ari inkunga y'ibihumbi 15 none yatanga nkajya niyeri kugira ngo itariki zo kugenda neza. nanjye nari ndimo gukanda ibihumbi 25. Kuri yitwa Gasizi Kasinzi Egusi International. dukomeze tujye mu gitaramo twese. Yego. Nta mujene tubigana ijambo umwana tubigana ijambo igiseke nikigera hano muraza kugenda mukomeza. ubundi nsabe Frere Bigirimana tubakire kuri sene. turaza gukurikira Ejide ariko twumvikanye abacuranzi uburyo wowe urepeta rero turashaka gushyigikira aba bantu kubera ko muri intore. izina benshi barabizi ni amashuri yitwa Dorasare. Buriya Dorasare ni izina ry'abafurere ry'umuntu washinze umuryango. Umuryango wundi ukaba uzwi ku izina ry'abafurere des Écoles Chrétiennes. Tugiye rero kuririmba natwe musanzwe muzi abenshi barafasha n'abaririmbyi n'abacuranzi bari hano nabo barafasha kugira ngo ibyishimo
tubisangire bibi byacu twese. Indirimbo dusingize usanzwe tuyizi, hanyuma inyikirizo rwose dusingize duhanike dushimire Imana idahemuka uhoraho yadukoreye ibikomeye, dukoze dushimire dusingize. Thank
Kabgayi. Kristo Yesu akuzwe. Ni umwanya w'ikiganiro muzika nyobokamana muri Kiliziya Gatolika. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kubagezaho amavu n'amavuko ya muzika nyobokamana, muzika mu byanditswe bitagatifu, muzika mu guhererekane rwa Kiliziya, akamaro ka muzika muri liturujia ya misa, muzika mu buzima bw'umukristo, abagira uruhare muri muzika nyobokamana, ingorane bahura nazo, icyakorwa ngo muzika nyobokamana itere imbere. Iki kiganiro mwagitegura kandi mwakigezwaho na Bernard Uwamahoro. Zaburi rero ya 91 nibivuga neza ngo niza kukuririmbira nyagasani. Iyo zaburi reka mwite ni byiza kuririmbira nyagasani. Bakunze rero ba radio televiziyo Vuga Yesu urakira. Uyu munsi ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa Padiri Silver Munyandinda. Silver Munyandinda ni padiri wa diocese ya Kabgayi, akaba ari umupadiri mukuru wa paruwasi ya Nyabinoni. Icyatumye rero tumutumira muri iki kiganiro, asobanukiwe cyane n'ibya muzika nyobokamana muri Kiliziya Gatolika, kuko kuva akiri mutoya yakundaga muzika cyane. Amaze no gukura wagiye yiga mu seminari, hose yagiye agaragaza iyo mpano kandi agashinga imirimo itandukanye ijyanye na muzika. Ari mu bagize Association de Musiciens Catholiques, yaririmbye muri Chorale de Kigali, yigishije muzika mu mashuri atandukanye harimo n'ishuri rikuru ry'ababyaza, ndetse yanditse n'ibitabo bitandukanye kuri muzika. Uyu munsi igitabo ufite hano kikaba ari igitabo gikomeye cyane yise Muzika nyobokamana muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Iki gitabo rero akaba yaracyanditse mu mwaka w'ibihumbi 2019. Nyakubahwa Padiri, sinzi niba mbavugiye byose uko bimeze, ariko ubwo muhibereye mwanyuzuza. Hanyuma ariko ikibazo cya mbere mbabaza kikavuga kiti muzika nyobokamana ni iki, ikomoka he? Muzika nyobokamana tuyita nyobokamana kuko hari yindi bitandukanye. Navuga muzika ivuga ku buzima bwa buri munsi bw'abantu butandukanye n'ubuzima bw'Imana umuntu aba avuga ubuzima bwacu busanzwe. Iyo ni muzika mu Gifaransa bazita musique profane na musique sacrée. Kuvuga ko ari profane si ukuvuga ko ntacyo bivuze, ahubwo ni muzika ivuga ku buzima bwacu bwa buri munsi, indirimbo twumva za buri munsi zigatandukana rero n'indirimbo nyobokamana ziba zitwerekeza mu gusabana n'Imana, mu gusenga. Murakoze cyane. Mwumvise avuga ijambo rikomeye ati musique sacrée, ni ukuvuga muziki ariko nyine mutagatifu, nyobokamana nyine. Hanyuma se nakaye kamaro ndavuga muri Kiliziya Gatolika muri liturujia ya misa, nakaye kamaro k'iyo muzika nyobokamana? Muzika nyobokamana wenda ntabwo twavuga ko ari muri liturujia ya misa gusa, kuko ubu ntituri mu misa, ariko twaje mu gitaramo kuko iki gitaramo ni icy'indirimbo nyobokamana. Ni ukuvuga rero muzika nyobokamana akamaro kayo ni ugufasha umuntu gusabana n'Imana igihe asenga, cyangwa se muzika yamufasha kurushaho kumva amabango y'inyobokamana, amabango y'ukwemera kwacu, kurushaho kuyacengera kurushaho. Muzika rero igira nyobokamana igira ibintu bitatu by'ingenzi navuga bidufashamo. Icya mbere ni ukuduhuza abantu twateranye turimo tuje gusenga. Muzika nyobokamana, indirimbo cyangwa se incurango cyangwa se imbyino, hari ukuntu ihuza abaje aho ngaho bagasenga mu ijwi rimwe, mu isengesho ryabo rikaba rimwe. Icyo ni ikintu gikuru cyane. Icya kabiri muzika nyobokamana idufasha mu bikorwa by'iyogezabutumwa. Ituma ubutumwa ushaka kuvuga bworoha kubugeza ku bantu, kuko iyo umuntu asenga umwigisha unaririmba biroroha kubifata kurusha uko yabifata bitarimo injyana y'indirimbo cyangwa se imbyino. Ikindi rero muzika nyobokamana idufasha kwitagatifuza. Mutagatifu Agustina bivuga neza avuga ko
usenze uririmbye neza abasenze kangahe kabiri. Ibyo dusanzwe tubimenyereye. Rero isengesho ryawe utuye uririmba rirushaho kugira agaciro, birushaho gukurura Imana, ariko nawe umutima wawe ukarushaho gucengera ubuzima bw'Imana n'umutima w'Imana. Ibyo rero bitatu nibyo bituma dukunda no gushyira mu bikorwa iyo muzika nyobokamana igihe dusenga. Murakoze cyane. Murumva rero ko muzika nyobokamana iba ikenewe mu buzima bw'umukristo bwa buri munsi, bikamuhuza n'Imana, bukaba ari uburyo bwo gusenga kandi uririmbye neza akaba asenze kabiri. Hari rero akantu warumbajije, muzika nyobokamana muri liturujia na muzika nyobokamana ahatari muri liturujia. Ese aho hantu twakwifata twabibwirwa n'iki? Ese ni izihe ndirimbo umuntu yavuga ngo izi ni za liturujia, ziriya ntabwo ari iza liturujia, nubwo nazo ari nyobokamana ariko ntabwo ari iza liturujia? Icyo gihe rero turinjira ku ibanga rya liturujia. Liturujia nk'igikorwa cy'imbaga, noneho liturujia ifite gahunda igenderwaho muri icyo gikorwa cy'imbaga yakoranye. Noneho ariko icyo gikorwa cya liturujia kikaba atari icyanjye cyangwa icyawe, ni igikorwa cyashyizweho na Kristo cyangwa se Kiliziya yashyizeho. Urumva rero icyo gikorwa gifite gahunda. Iyo ndirimbo itinjira neza muri iyo gahunda ntijyamo, ntibona umwanya, birumvikana. Ubwo rero nibwo ubona misa ni igikorwa gifite uko gikoze, ni isengesho rifite uko rikoze, rifite uko ritangira n'uko risoza n'ibice bigiye bibigize. Iyo rero indirimbo yawe idashobora kubona umwanya muri icyo gikorwa cya misa, icyo gihe iyo ndirimbo ntishyirwa muri liturujia ya misa. Iyo uyishyizemo uba unyuranyije n'amabwiriza ya Kiliziya. Noneho rero hakaza indirimbo zindi ziri hirya navuga hirya ya liturujia, ariko izo ndirimbo nazo ntabwo ari profane kuko twabivugaga. Zifite ukuntu zerekeza abantu mu gukunda iby'Imana no kubishishikarira. Izo ndirimbo rero nizo nyinshi twakoresha mu bitaramo cyangwa dukomeza no kumva. Ni indirimbo ziba zifite ukuntu ziremye, zifite ingingo runaka zishaka kumvikanisha, kandi iyo ngingo iri mu zigize ukwemera kwacu, iri mu zituma tubasha kwegera Imana. Niyo mpamvu tutazishyira kure, zikaba hafi igihe abakristo bahuye, zikabafasha kwinjira neza mu kumva neza amagambo amwe n'amwe ukwemera kwacu gushingiye. Murakoze. Murakoze cyane bakunzi ba radiyo televiziyo Vuga Yezu Urakira, kugira mu seminari nto ya Kabgayi. Turi mu kiganiro muzika nyobokamana, turi kumwe n'umutumirwa Padiri Silveri Munyandinda. Padiri rero twakomeza mbabaza, ese muzika nyobokamana ushinzwe bande? Ese bahura n'izihe ngorane? Bikorwa nande? Babayeho batagenda bite? Muzika nyobokamana abakristo bose ni yabo, kuko umukristo wese ufite uko asenga, hari indirimbo agomba kumva, agomba, iyo afite ubushobozi nk'ubu twateranye Egide yaduteranyije, ni umukristo akaba n'umuhanzi. Uwo muhanzi rero nawe azi gusoma ijambo ry'Imana, ibyanditswe bitagatifu, ibintu bimwe na bimwe by'uruhererekane rwa Kiliziya agiye azi. Hari indirimbo za kera twagiye twumva. Izo zose rero twese biratureba, ari abasaseredoti, abari mu rwego nyobozi rwa Kiliziya, ari abarayiki, ari abayihayimana, twese dushishikarira kumva no kuzirikana no kwita kuri muzika nyobokamana, kuko twese tureba ni igikorwa cy'imbaga y'Imana ikoranira aho ngaho ishaka gusabana n'Imana. Zimwe mu ngorane baba bahura nazo, dufite abahanzi benshi muzika wacu nyobokamana muri Kiliziya Gatolika bagiye batandukanye, hari n'abaduhurije hano uyu munsi. Ese mubona bahura n'izihe ngorane nk'umuntu umenyereye ibya muzika? Ingorane ni nyinshi. Hari ingorane yo kutamenya, wenda reka mvuge ku bahanzi, kuko mvuga muri iki gitabo mvuga ingeri inama nyinshi. Ari abahanzi, ari abaririmbyi, ari abacuranzi, ari abakirisitu, imbaga ikoranye isanzwe
ikoranira muri liturujia igikorwa runaka cya kiliziya, mbese ibyiciro byose ndabivuga, ndetse natwe abasaseridoti tuyobora iki gikorwa cy'imbaga mu izina rya Kristo. Rero wenda hambwira uti ushaka ko tugira inama abandi, reka wenda mfate abahanzi kuko Egide uyu munsi nibo dukoranyije nk'umukirisitu ariko w'umuhanzi. Abahanzi rero bahura n'ingorane zihe? Izo mvuga hano, icya mbere ni uko umuhanzi ugiye guhanga indirimbo nyobokamana hari ubumenyi bumwe na bumwe agomba kumenya ku ngingo agiye guhanga, kwerekeza ingingo yerekeza ashaka guha igihangano cye. Noneho bigasaba ko hari ubumenyi bumwe na bumwe byibuze bw'ibanze yamenya. Icyo ni kimwe. Yaba atabishobora gusobanukiwe neza akabaza abashinzwe liturujia, hari abasaseridoti cyangwa se n'abandi bantu bari muri ekipe liturujike bashobora gusobanukirwa cyangwa bashobora kumufasha kubona ibyangombwa kugira ngo cya gihangano cye kigire ireme kandi cyinjire neza mu rwego ashaka kugishyiramo. Icyo rero ni ikintu gikomeye umuhanzi agomba kwitaho. Icya kabiri numva umuhanzi yakwitaho ni ukumenya abahangira icyo gihangano cye abazagikoresha, cyangwa se iyo utanga ubutumwa hari abantu kugira ngo ubuhe abo bantu. Rero ugomba kumenya umuco wabo. Niba ushaka guhimba indirimbo ifite injyana nyarwanda, ushaka guhindura abanyarwanda, ibyo ngibyo ugomba kubyitaho, kuvuga uti abantu bazayibyina bate, bazagira ibyo ngibyo nawe ukaba uzi zimwe mu ngingo z'umuco nyarwanda cyangwa se z'injyana nyarwanda zimwe na zimwe. Icyo kiragufasha. Ikindi numva cyafasha umuhanzi ni ukwirinda guhanga ibintu by'igihe gito bishira, kuko ubwo igihangano gihita kijyana n'igihe nyine ugihimbiyemo kikagenda kikayoyoka ugasanga nta gaciro kigifite kandi cyarakuvunnye waragitanzemo imbaraga nyinshi. Ibyo ni ibintu bigaragara kenshi mu bahanzi b'iki gihe. Ingorane rero zindi abahanzi bashobora guhura nazo, hari ibintu bijyana n'ubushobozi nanone, kuko ushobora kugira igihangano cyawe ariko kugishyira ku rwego rwiza ku buryo muri studio n'ubushobozi rimwe na rimwe burabura. Nabyo rero umuntu agomba kumenya urwego rwe kugira ngo ishyira ku rwego atariho ugasanga ariremerera cyangwa se bikamutera izindi ngorane z'ubuzima. Murakoze cyane Padiri. Mu gusoza rero iki kiganiro, ni iyihe nama noneho mwagira natwe twese bateze amatwi iki kiganiro n'abakristo muri rusange bakunda muzika nyobokamana? Inama nabagira ya mbere, nagiye n'ubundi nzivuga zimwe na zimwe, ariko ku bantu bakunda muzika nyobokamana icyo numva nababwira ni ukumenya muzika, navuga ibice bya muzika cyangwa se ubwoko bwa muzika ushaka gushyiramo igihangano cyawe, kugira ngo wirinde kuba wakinjiza aho kidakwiye kujya. Icyo kintu abahanzi baragikunda, agahanga indirimbo agashaka ko iyo ndirimbo iririmbwa mu kiliziya, iririmbwa muri liturujia runaka, kandi iyo ndirimbo wenda itajyanye cyangwa se ataranayikosoje, kugira ngo kuko isohoke ifite icyo yafasha abantu mu kuyikoresha. Ndumva rero icyo nicyo kintu numva cy'ingenzi. Ikindi numva nagiraho inama ni ukugisha inama cyane cyane amakomisiyo ya liturujia mu madiyoseze yacu, cyangwa se n'umupadiri uzi wenda muzika. Ni byiza ko mugisha inama kugira ngo indirimbo yawe igire icyerekezo. Hari ikindi kintu muri iki gihe kirimo gikurura abahanzi kuba barahanze indirimbo, nibyo navugaga mu kanya, umuntu agahanga indirimbo ya liturujia tukayishyira muri liturujia ihuje n'umuco nyarwanda, tukayimenyera tukayikoresha, akabyuzwamo
n'irari ry'amafaranga ya ndirimbo twaririmbaga mu kiliziya ukabona yihinduye ukundi kuntu ajyanye muri studio bashyizemo ibinini bongeyemo ibinini bageze gutya birya bintu ni bibi ntabwo byemewe mu ndirimbo nyobokamana zikoreshwa muri liturujia bisaba niba hari icyo ugiye kongeramo kugisha inama bakareba uko ugiye kucyongeramo n'agashya kizanye kugira ngo gufashe imbaga y'Imana katari gasanzwe muri icyo gihangano cyane. Murakoze cyane rero abateze amatwi radiyo televiziyo Vuga Yesu Urakira bigira mu seminari ya Kabgayi. Ikiganiro twateguriye uyu munsi hano kirangiriye, twaba tubashimiye uburyo mwagiteze amatwi kandi mwumvise neza ko tugomba gufasha no gushyigikira abahanzi bacu ba muzika inyobokamana kuko bakenera byinshi, ari ibikoresho bakoresha, ari ukujya muri studio, ari uwo mwanya baba bafashe kugira ngo barusheho kwamamaza, kuko muri batisimu twiyemeza kwanga icyaha, gukurikira Kristo no kumwamamaza. Ubwo rero abahisemo kumwamamaza biciye mu ndirimbo, abo bantu nabo tujye tubashyigikira. Iki kiganiro rero mwagitewe kandi mwakizugagaho na Bernard Uwamahoro ndetse yafatanije na Patrice Nyani. Murakoze cyane, Imana ibamugishe. Mu rwego rwo gushyigikira abahanzi cyane Egide ngira ngo nubwo kabiri antumira mu gukoresha ibitaramo nk'ibi n'icyo yakoresheje cyane muri Sainte Famille yarantumiye, dufitanye rero umubano wihariye. Nanjye umuhanzi nashaka kumutera inkunga y'iki gitabo kugira ngo ajye amenya uburyo akomeza koriyanta n'umurongo indirimbo ze nyobokamana zifasha abakirisitu, ariko hari n'inshuti ze yatumiye zikora uwo murimo. Ndamutera inkunga rero igitabo cye, ariko ndamuha n'ibindi 10 kugira ngo ahe abahanzi nabo bajye bahanga neza umurongo wa kiliziya. murakoze mushimire cyane studio. Muri studio dusubire muri studio tujye kuri stage dutumire Egide n'abamugaragiye, ariko Vesi Padiri Silveri avuze mu ngorane z'abahanzi azanamo ikintu cyitwa ubumenyi buke. Nanjye nize kubugira, nza gutekereza nkavuga nk'umuntu umba hafi iruhande buri munsi, icyo ngiye gukora cyose akaba ari hafi yanjye, uwo muntu ni nde? Nsanga ni shitani iri hafi yanjye. Noneho nza kwibeshya ko ari shitani ya shitsu, nari kukinyera agasonga kikaba gasana niyorosa rusenga usanga serera akandesagesa kansaza shitani sheri cyangwa mbabane umukuru yakize ngo ndigihu nyande nahuka igiharo mbonye ntuka amahano yagize ikirizo ngibiroje no kukirizo kuko nambaye n'ibende ndikijyaje mu kurya abantu nyamurya abantu n'umuryango wanyeye kuryagate iyo mu murya kurya ntibiryoha nzabajyanisha kuryana ubone tagashingo yakize. Ariko nagira ngo mbabwire ko uwo dufite nk'umukiza n'umwe ni Imana yacu kandi Yesu arakiza. Twagiye rero mwese ntumire, reka dutumire Egide wa Yesu yera dutaragire. Egide kare katambutse ni nababwiye ngo ugiye kugenda banza umujyumwe umwe. Yego, merci beaucoup. Nagira ngo presentation base yitegure abari muzamura wiki base kugira ngo abantu bumve Yes,
Amen.
baze babwire ko nitwa Twagirayezu Aimable. Twagirayezu aje gushyigikira umuvandimwe wa Yesu muri gahunda ya Vuga Yesu Arakira. Ibintu mwumva bitaryoshye, wasanga hari na abantu ba Yesu Vuga Yesu tubyishimire rwose. Urumva ko ari byiza sibyo? Abanyakubahwa abasaseredoti rero turi kumwe, nyiritorero rw'episkopi Nyiramahari twashoboye gukomezanya ariko yabaye natwe umwanya munini. Ijambo ryanjye hano ni ugushimira kandi ndarivuga mu izina rya Egide wa Yesu natwe twafatanije kugira ngo iki gitaramo kibeho kigende neza. Abajene turumvikana, turi kumwe, ngaho reka tumuze ibiganiro noneho kugira ngo tuganire sibyo? Turashimira mbere na mbere Imana ishobora byose, kandi tuvuze Imana buriya Yesu mu bapesona batatu murabizi ko arimo. Mumfashe dushimire Imana mu buryo bwihariye. Harya nta babyeyi rero ngo tuvuze impundu z'urwunge. Ababyeyi mumufashe tuvuze impundu z'urwunge tuzivugirize Yesu. Murakoze cyane. Ntabwo dushimira Imana buri wese arabyumva kuko uyu munsi ntabwo wari gushoboka iyo Imana, iyo Yesu adashaka kubaho. Ni ukuvuga ngo kuba byakunze ni Imana ni Yesu sibyo? Turashimira ariko nanone by'umwihariko umwepiskopi, nubwo ashobora kuba hari izindi nshingano agiyemo ariko ntabwo nibwo yabaye natwe kandi byatunejeje. Tumushimire aho handitse ko tumugeraho. Turashimira abasaseredoti bari hano n'abatari hano ariko twabanye, bitanze bigomwe ibintu byinshi cyane. Ndagira ngo nabo mu minsi amashyi tubashimire by'umwihariko. Turashimira abandi bihaye Imana twari kumwe nabo, mwabonye ababikira, mwabonye abafurere, abo bose bagira ngo nabo tubashimire. Mumfashe tubashimire rwose. Turashimira ariko by'umwihariko Egide n'inyerezo. Egide mwafashe tukamushimira. Mwongere mufashe tumushimire rwose. Kubera ko iyo ataba igitekerezo yagize ntabwo twari guhurira hano uyu munsi. Twavuga byinshi ariko mu ijambo rimwe turamushimiye igitekerezo yagize, kandi Yesu ubuhamya bukuza ajya ahora agutera imbaraga zo kumuha. Twongere tumushimire. Nawe bafatanyije bose abacuranzi, abaririmbyi, korali, abayobozi bose turabashimiye mu gihugu. Ariko kugira ngo twishimire natwe ubwacu turi hano, ababashije kwitabira twishimire n'abasomesha. Twashoboraga gutegura ibyo twateguye ariko iyo utaza ngo duhamye Yesu kugira ngo ntabwo byari kuryoha nk'uko byaryoshye. Nsoza rero ntabwo mvuga ibintu byinshi, nsoza
mu izina ry'abo twakoranye bose twashimiye Imana dushimira abadufashije ariko navuga ngo ese twaryohewe iyo baryohewe bashyira akaboko hejuru twirangira twameze turaremo ababishaka n'abandi abashaka turaremo abashaka turaremo birashoboka ariko aho reka tuzongere gutaha sibyo ugusoza rero abanyakubahwa bihaye Imana saseredoti rwose ntabwo twabona tubashimira by'umwihariko uretse Yesu wenyine ntabwo turyohera abashimira kuturusha ndumva rero ntangira aha mu izina ry'abo twabanye bafatanyije gutegura iki gitaramo dushimira kandi turizera neza ko tuzongera gukomanga muri uru rugo baduhaye ikaze twizeye tudashidikanya ko bazongera kuduha ikaze murakoze cyane rero dukomeze kuvuga Yesu kugira ngo dukire murakoze murakoze porotokeli yagize uruhare rukomeye muri iki gitaramo ndagira ngo mumfashe kumushima hanyuma nta bushobozi mfite bwo kuba nabasoma ku mutima ariko ndahamya ko ndiyumva ngewe uko nezerewe namwe niba uko amashyi menshi ku mwana yacu yewe impamvu zitumye nishima ariko mpamya ko padiri Aripe ashobora kuba afite impamvu zirenze izanjye kubera ko turi no mu nshingano ze turimo kumufasha kugira ngo ubutumwa ashinzwe bworohe ndagira ngo nyakubahwa padiri mutugezeho ibyishimo mufite kuri uyu munsi ati aho amashyi yazamura ikibazo atambuka muri iyi ndagira ngo muri aka kanya nkomereze ku babanjirije ngaruka cyane cyane kudushimira bashimye ibyiciro binyuranye geragira ngo nongere ibindi byiciro bibiri by'ingenzi ndashimira seminari ntoya ya Kabgayi kuko yatwakiriye nari mpamvu batwakiriye baduha aho gukorera kandi byagenze neza turashimira rero na diyosezi yacu ya Kabgayi kuko yifuza ko mwigezabutumwa dukora habamo uruhare runini rw'abaririmbyi abahanzi n'amakorali ibyo ngibyo bigafasha imbaga y'abakristu gusingiza Imana no guhura na Yesu nk'uko Padiri Silveri yabitwigishije ikindi nagira ngo mvuge sinzi neza niba Ejide yarabizi ariko nkeka ko ari ukubera umutagatifu turahimbaza igitaramo vuga Yesu urakira mu gihe mu ivanjiri twumvise uyu munsi Yesu yatubwiraga cyangwa yabwiye we yakizaga ati ndabikubwiye genda kandi ukire indwara zawe zose ivanjiri yanditswe na Mariko umutwe wa 5 umurongo wa 30 birahuye rero ko tuvuga Yesu tugakira kandi na Yesu Kristo mu ivanjiri yabo twibukije icyaro nagira musorezeho ni uko muri iyi gahunda turimo yo gusingiza Imana tuvuga Yesu turi no muri rwa rugendo rwa yubile twatangiye ibere y'impurirane gahunda zose rero dukora z'iherezabutumwa ziganisha muri urwo rugendo rutuhuza nk'abakristu n'abavandimwe turavuga Yesu tugakira kuko Yesu ari we soko y'amizero ubuvandimwe n'amahoro kuko insanganyamatsiko ya yubile ibitwibutsa tukaba rero dusaba abahanzi
bagasingiza Imana kandi bakavuga Yesu. Nongera gushimira mwese mwitabiriye, nshimira Regine n'itsinda ry'abahanzi bamufashije kugira ngo igitaramo kigende neza. Nawe mwese mwitabiriye ngiye kubashima, mugire amahoro y'Imana. tuba dufite umugisha hafi, dusabe umugisha. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Izina rya Yesu ni izina Nyagasani Yesu nabane namwe, ushobora byose nawe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mugire umugoroba mwiza.